ntabwo amataye mu gihe cy'inzara ahinduka ibishyimbo. Nawe ushishoze urebe niba izo ngero ntanze zaba arizo. Niba hari aho umugabo yinjiye mu rugo ati madamu sheri switi rwose reba kuri kano gatuza ngo genda utsimbe ibishyimbo, genda utonore igitoke, ntibishoboka, ntabwo ari byo. Twongeye kubasuhuza inshuti basore, bashiki bacu, barumuna bacu, reka tubasuhuze mu izina rya Yesu, ngo Imana ikomeze kubaha umugisha. Nje tugiye kuganira umwanya mutoya, nitwa BAGIRINSHUTI Pierre, Halelua, ubakunda cyane cyane birenze uko mwebwe mwaba mutekereza, kuko urukundo mbakunda nirwo rutumye ntegura iki cyigisho kibafasha mbere yo kugira ngo mugire umuryango, mbere yuko rega n'ububabare buza ube usobanukiwe, ariko ubyumvise ukabyumvira nubwo ububabare ntabwo bushobora kuboneka. Imana rero ibahe umugisha. Tugiye rero kuganira mu minota mikeya ingingo zigera kuri enye. Ingingo enye umusore cyangwa se umukobwa, inkumi se, ishobora gushingiraho ishinga urugo bikaba mendeze yo gutandukana. Ingingo enye washingiraho ushaka umukunzi cyangwa se uwo mwubakana urugo, hanyuma bikaba ari ikimenyetso cy'uko no gutandukana bizoroha. Dusenge. Data wa twese, Imana yacu turagushimye, tugushimira yuko utanga inama, tugushimira yuko utanga imbuzi, tugushimira yuko tuburira hakiri kare mbere y'akaga. Ndakwinginze ngo ujura twumva uri mu ijuru, natwe tukumvire, twumve n'inama utanga z'imiryango yacu, y'abarumuna bacu, niba iy'ubutaha Mana ubwo uzavuza impanda y'imperuka uzaduhe kugusanganira mu kirere. Ngaho rero duha impano yo kukumva ndetse no kukumvira mu izina rya Yesu, amen. Reka rero mbere yo kugira ngo tubagezeho izo nama zigera muri enye umusore ashobora gushingiraho agiye gushinga urugo akarushingukamo, ntabwo byoroshye basore, utega amatwi. Uwiteka yabyifuzaga iki? Yabyifuzaga ate? Itangiriro igice ni cya kabiri umurongo wa 18. Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18 haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Si byiza. Uwiteka Imana yivugisha. Niba yaravuganaga na Adamu we yari yaremwe. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Basara nkunda rero, namwe bashiki bacu, barumuna bacu, ntabwo abantu benshi bacumva aya magambo nk'uko ari. Abantu bari kumva ngo ni byiza ko waba wenyine, abandi bakabona ari byiza atari byiza, ariko bakabikora uko bashaka, uko babyifuza. Birababaje kandi biratangaje. Iyo usomye mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero, inama zigirwa itorero, umuzingo ni uwa 2, ni ku paji ya 21. Reka mwumve akaga karimo. Ngo haba umutwe w'amagambo uravuga ngo, mbese abantu babiri bagendana batasezeranye. Twese dushobora kumva igisubizo ngo ni oya, kubajana gute se batasezeranye. Ariko ikibabaje, ijuru riri kubona abasore nkunda, ikibabaje nkumi nkunda,
nuko umubare munini w'abantu bari kujana bari ko batasezeranye. Ngo mbese abantu babiri bagendana batasezeranye. Dusome inama zigirwa itorero musingo no wa kabiri paji ya 21. Ngo haba ubwo bivugwa yuko utizera akunda itorero kandi ko afite ibikenewe n'umufasha, usibye ko abuze ikintu kimwe ko atari umukristo. Nk'abo bw'abasore bareba kavuga ati rwose uriya ni ikintu kimwe abuze naho ibyangombwa bindi byose arabifite. Ngo wenda nuko atari umukristo se, reba nawe ikintu kimwe ushobora gushingira ukavuga ati ni iki ngikabuze naho ibindi byose arabifite. Nico kiri kuvugwa hano icyo kimwe. Ngo nubwo wizera ushyira mu gaciro yemera yuko atari byiza gufatanywa n'utizera, nyamara 9 mu 10 barabikora. 9 mu 10 rwose bafatana urugendo rw'ubu buzima. 9 mu 10 bafata urugendo rwo kubaka urugo. 9 mu 10 bagirana amasezerano yo kubana, nyamara ariko batasezeranye. Kumanuka uje hasi mu by'umwuka bitangira igihe umuntu ahigira umuhigo ku ruhimbi. Bamwe baja ku ruhimbi, bamwe ntibemera uruhimbi. Ni ikibazo bakavuga bati none ko twabyumvikanye tukabivugana neza, ati se ubwo ntabwo byaba ari byo. Ariko hano bari kuvuga ngo kumanuka uje hasi mu by'umwuka bitangira igihe umuntu ayigira umuhigo ku ruhimbi. Bamwe bararukwepa ngo kugira ngo amasezerano atazagira ingufu, kugira ngo igihe bazayaviramo bazayavemo. Ishaka n'umunezero w'idini bikagabanuka. Bamwe baravuga bati idini rwose naryo ni nk'izindi business. Sinzi ukuntu Satani ari kugenda avanga ibintu basore nkunda. Ni igihome kimwe kikagwa gikurikiranye n'ikindi, urukuta ruragwa hagakurikiraho urundi ni ruto, kugeza ubwo byombi bibangikanira munsi y'ibendera ryirabura rya Satani. Ndetse no mu gihe cy'ibirori by'ubukwe umutima w'ibyisi wishima hejuru y'umutima uhana no kwizera no kuri. Mu rugo rushya ntabwo isaha yo gusenga yitabwaho. Umukwe n'umugeni baba baremeranye. Umukwe n'umugeni baba baremeranye maze bagasezerera Yesu. Ushobora kwibaza uti basore nkunda umuntu ashobora gusezerera Yesu gute? Ushobora kwibaza uti Yesu umuntu yasezerera Yesu ati none siko mbonaga dukundanye. Wenda nko ku bantu bakundana bari gukundana ubu ngubu ashobora kufata ingendo kubona dukundanye ko mbona atandyarya. Ariko tugiye kureba bimwe mu bimenyetso 4 bikwereka yuko yakureba kana ko mu jisho, wamwita amaso y'inyana, wamushakira kandi kazina. Bunari utuzina twinshi. Hari kuvuga ati ni sweet wanje, undi ati ni sheri wanje, undi ati ni sweet heart, undi ati ni heart wanje, undi ati ni honey. Turi gushaka amazina menshi, ariko mu kubaka urugo nta zina na rimwe rikora, hakora izina ryubatse kuri Yesu Kristo gusa. Ariyo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ibintu 4 umusore ashingiraho cyangwa umukobwa ashingiraho, yamara kubishingiraho akazasenya none cyangwa ejo. Nimvuga none ndiwumva uyu munsi, ari igihe byaba mu myaka 2, mu myaka 3, mu myaka 4, ibintu nk'ibyo akazasenya cyangwa bikazaba intandaro yo gusenya. Ibyo bintu rero bigera muri 4 turi buze kubisanga muri iki gitabo cya Dr. Juliana Merigosa na Annette Merigosa. Ni igitabo cyiza nkunda cyitwa Itinéraire du couple, une relation harmonieuse et durable. Itinéraire du couple, une relation
harmonieuse et durable, igitabo cyiza turi kwifashishe ibyo bintu bine bisenya urugo, biboneka ku page ya 45 aho umutwe w'amagambo witwa ngo de mauvaises raisons pour se marier, de mauvaises raisons pour se marier, ibintu impamvu mbi zituma umuntu ashaka. Izo mpamvu mbi zituma umuntu ashaka hano bavuze zigera muri 6 nitubona umwanya cyangwa se reka tuzivugeho. Izi mpamvu zigera muri 6 reka tuzivugeho zose. Iyo ushingiye kuri imwe muri zo cyangwa 3 muri zo urasenya, musore nkunda. Impamvu ya mbere, se marier par révolte. Se marier par révolte bivuze iki? Ngo nugushingirwa bitewe n'amakimbirane. Ni hari igihe umusore iwabo mu muryango ashobora kuba ari amakimbirane, papa na mama batumvikana, umusore agafata umwanzuro wo kuvuga ngo njewe ibi bintu birandambiye, ngo njewe ibi bintu simbyumva, ngo ngiye kwishakira umugore. Papa ashobora kuba ari ufashe mama nabi, hari igihe mama ari ushobora kuba afashe papa nabi. Ibi ngibi ukabona biri kugukoza isoni mu bandi basore, bikaba byaguteza ikimwaro mu bandi bakobwa. Ariko si impamvu nubwo waba wifite, kuko umusore yarijya avuga ati nje ndiyifite, nta nicyo nari kuzasaba mama, ntacyo nari kuzasaba papa, ntacyo nari kuzasaba umuntu ndera. None reka mbarekane n'amakimbirane yabo, wenda ushobora gusanga ari byo basezeranye, njewe nje kubaka neza. Umusore nkunda, abasore benshi barabikora, ariko ibyaba byiza. Iyi ni impamvu ya mbere ko nushinga urugo bitewe n'iyo mpamvu, uzaba urugo rwawe urushingiye ku mpamvu mbi, bizakuviramo no gusenya. Impamvu ya kabiri, se marier pour la balance. Se marier pour l'apparence physique. Se marier pour l'apparence physique, ngo gushaka ushingiye ku bwiza bugaragara inyuma. Gushingirwa bitewe n'ikimero, ngo mbona uriya musore ngo ari bogare, ngo afite amatuza, bigenderwaho ngo afite amatuza. Yaba ari umukobwa ngo afite amatayi. Uwo mutego ni musoma mu Bacyamanza igice cya 13 kugeza ku gice cya 16, murasanga uwo mutego umusore witwaga Samusoni yababanjirije kuwugwamo. Ntabwo amataye mu gihe cy'inzara ahinduka ibishyimbo, ntabwo amataye mu gihe cy'ibibazo by'umuryango ashobora guhinduka amakara ngo muyateke. Ntabwo amataye ashobora gutegura ikiganiro cyiza, ntabwo igituza aricyo kizatanga iposho. Nawe ushishoze urebe niba izo ngero ntanze zaba arizo. Niba hari aho umugabo yinjiye mu rugo ati madamu, sheri, switi, rwose reba kuri kano gatuza ngo genda utsimbe ibishyimbo, genda utonore igitoke, ntibishoboka, ntabwo ari byo. Iyi mpamvu ni iya kabiri rero ikubwira ngo nusanga umusore urebeye inyuma, nusanga umukobwa urebye ikimero cy'inyuma, nguza amaguru yewe ngukunda ngo reba amaguru ye, uzayagoragora abe meza, hari n'igihe azaba nari meza, ariko igihe cyo guteka ntabwo azigera aza mu bwonko. Igihe cyo gutanga mitiweli ntabwo uzakataho. Basore nkunda, bakobwa nkunda,
ngiye inama ya kabiri uzashingiraho kikaba ikimenyetso cyo gutandukana. Impamvu ya gatatu, se marier en dépit, se marier dépit, gushyingiranwa n'umuntu ngo muzahure. Umusore akareba umukobwa akavuga ngo iwabo bacishije make, nimuzana nzamufasha, hanyuma afashe wenda na mabukwe na data bukwe. Umukobwa hari igihe iwabo baba bifite ngo reka nsanga uriya muhungu, ngo nubwo iwabo batifite ngo ngiye mfite ubushobozi bwo kumwizamurira, muvane mu kibazo cy'ubukene yaba afite cyangwa iwabo baba bafite. Nyamara cyakoze ntawe Imana yigeze gutuma gushinga urugo kugira ngo avane undi mu ngorane. Basore inshuti zanje, rubyiruko bejo hazaza, bakobwa namwe nkumi, nta muntu Imana yigeze kubwira ngo shinga urugo uzahura umuntu. Niba ufite umutima mwiza, ko ushobora kuvuga ati none se ko nari mfite umutima mwiza wo kumwifashiriza, ubwo kari agahungu kagatanze kiriya cyigisho ndikagiye gutuma uriya muryango ukomeza kuzahara. Inama ngiye, mufashe atitwa sheri, mufashe atitwa hani, mufashe atitwa sweet, mufashe atitwa sweetheart, mufashe atitwa mukunzi, mufashe nk'ikibazo umubonyemo, nk'ingorane umubonyemo, ibindi by'urugo bizaza nyuma, niba koko ufite umutima mwiza. Impamvu ya kane, se marier pour l'argent, se marier pour l'argent, gushyingirwa bitewe n'ubukire, gushyingirwa bitewe n'amafaranga. Umusore nkunda, umukobwa nkunda, amafaranga ntabwo ari urugo, amafaranga si umuryango. Cyakoze ushobora kwibaza uti none ishati n'inkweto n'iki byo ufite byose ko wabiguze? Amafaranga tuje tuyumva nk'igikoresho gikoreshwa mu rugo, ariko amafaranga ntabwo ari urugo. Ngo ningira amafaranga, ngo ningira ubutunzi, ngo ningira ubukire, ngo urugo ruzaba rubaye urugo. Oya nshuti yanjye, oya, amafaranga ni igikoresho. Nguko iyi mikoro ndi kuyifashisha kugira ngo amajwi abagere, ariko iyi mikoro ntabwo ari njyewe, iyi mikoro ntabwo nubwo ari ijwi ryanjye. Amafaranga rero aje yumvikana mu kibazo nk'igikoresho gikoreshwa mu muryango, ariko amafaranga si umuryango. Impamvu ya gatanu, ushobora gushingiraho ukazasenya. Ubwo ni wa wundi wagerageje gushiramo agatege, ariko abandi bo bayita basenya. Se marier comme échappatoire, se marier comme échappatoire, ngenekereje n'ugushingirwa nk'ugiye muri soroti, nk'utembereye, nk'ufashe uruzindu, nk'ugiye kureba ibinezeza, nk'ugiye kureba ibyiza biba mu muryango. Ntabwo umuryango ariko bimeze, ntabwo umuryango ariko biri. Ndabyibuka kera abasore nkunda, namwe nkumi nemera, mbere ari igihe ababyeyi baje kutugurira imyambaro,
kugurira yareba muri bigiye akabona nagura ishati umupira inkweto bitaroroha cyangwa bitaramushobokera hari igihe kera yakuguriraga igipira kirekire kikavamo ishati kikavamo n'ikabutura mimbere nta buci nta suve akagura umupira umukamanukana ukaba n'ikabutura uzibanga ryabaga riri aho ngaho si ku babyeyi benshi ababyeyi benshi baravugaga ngo azawukuriramo n'inkweto hari igihe kuguriraga inkweto ndende ukaba banagenda wazirikishije umugozi kubera ko iyo wirukankaga zavagamo ngo ibanga ryabaga ririye wazazikuriramo mu muryango rero ikintu cyamaze kugaragara ko ari kibi mbere y'uko ushinga urugo ikintu cyamaze kugaragara ko atari cyiza ntukizere cyangwa ngo wiringire ngo uzagikuriramo ntabwo mu muryango ari uko bimeze inenge ni inenge niba wamaze kuyibona kuyikuriramo bizakuvuna ntabwo bibaho ntabwo ibyo biba byananiranye uvuga ngo nzabikosora ngo reka nshinyirize ngo nkurikije uko ndi kumubona ngo ko ari kumvugisha ngo ibintu amaze kumpereza ngo ibyo amaze kumuryaho ngo uzabikosora oya musore nkunda oya impamvu ya gatandatu reka dusome mbere kugira ngo tuvuge ino mpamvu ya gatandatu Maraki igice cya kabiri ubu basore nkunda reka mbakumbuze Bibiliya kuko Bibiliya ibamo byose Maraki igice cya gatandatu iyi niyo mpamvu ya nyuma ya gatandatu Maraki arabivuga hiki Maraki aravuga ngo igice cya kabiri umurongo wa 15 ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse Imana basore ntiyaremye Adamu ikamuha Eva gusa kandi yari ifite umwuka mwinshi wo kuvuga ngo ba Eva 300 nibabeho bakabaho ukiyivuze ngo biraba yategeka bigakomera none ntiyaremye umwe kandi yari ibishoboye ngo n'umwuka wari uyisagutse nta nubwo ngo wari uhagije gusa wari uyisagutse icyatumye arema umwe niki musore mukobwa nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe iyo umaze kubona uhuje n'ibyanditswe umaze kubona ibyo uvuga ibyo ukora ibyo ukorerwa n'ibyo ubwirwa byose bihuje n'icyo Bibiliya ivuga ni ukumurinda kuko nuwo nta wundi impamvu ya gatandatu iravuga ngo se marier pour rebondir se marier pour rebondir kirazira gushinga urugo umeze nk'uri kwihimura kirazira kugira urugo kugahigiririzo nguriya singo yaba rufite ngo ngere ukananira wenda ushobora kuburebya amashuri ushobora kuburebya amafaranga ariko igitangaje abasore nkunda nta rugo rusa n'urundi mu miryango yose muzi iri kuri iyi si ya Nyagasani kuko iyi ni defo ikunda kubaho cyane ngo reka muzane ngo nananira ngo nangora ngo abakobwa ni benshi
ntabwo kuri iyi si nta musore ufite abagore babiri, kuri iyi si nta mukobwa Imana yateganirije abagabo batatu, ahubwo nushinga urugo uzi ko akunaniye washaka undi, otomatikari warangije gusenya. Burya kabone nubwo ugiye gukomeza, kabone nubwo utabimubwira ngo umubwire ngo njyewe ngo nonanira ngo rwose ngo nzihangana ngo ndebe undi, nushinga urugo uzi ko akunaniye wazana undi, rwose ntukivune ntukigore, warangije gusenya. Kandi ibyo sheri wawe ntazabimenya, niweho uzabimenya wa mukobwa we, sheri wawe ntazabimenya, niweho uzabimenya wa muhungu we. Bivuze iki rero? Bivuze ko ntabwo Imana yigeze irema umwe kugira ngo asimbuzwe undi, ngo sireka mudutane ngo sinabura undi. Ni ikibazo gikomeye. Agahinda cyangwa umubabaro waterwa n'uwo mwashakanye gakemurwa n'umwanzuro umufatira cyangwa si wamufatira. Icyo kibazo si ugushaka undi muryango, ikibazo cyose si ugushaka undi muryango. Nubwo haba hari umuryango waba warakomerekeje cyangwa warakomerekejwe, ku bana ntabwo icyo ngicyo aricyo cyaba igisubizo. Imwe muri izi mpamvu rero ishobora gutangwa, muri izi mpamvu zigera kuri 6, ikibazo ntabwo gikemurwa n'izi mpamvu zimaze kuvugwa haraguru. Reka dushime Imana ko aya magambo muyamenye mbere, reka dushime Imana ko mubyumvise mbere y'igihe, reka dushime Imana ko mugiye kubyumvira udashizemo amarangamutima. Nanjye mbibabwiye nta marangamutima. Reka Mwuka w'Imana dufashe kugira ngo impamvu Imana yaremye umwari kugira ngo imbyaro zacu abazadukomoka bazaba baguhimbaza Imana. Icyo nasabira umuryango wawe ndetse n'uwanje mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mubyeyi mwiza, Data wa twese turagushimye ko wifuzaga urubyaro rukubaha. None muri uyu mwanya tugendeye kuri izi nama, ni ukuguhugura burya birashoboka ko urubyaro rwacu rwazakubaha. Aho duha impano yo kukumvira, mu izina rya Yesu, amen.